kuki batatawe n'igihe Sabe yagendaga kuko bate ko biri kubera ko na Sabe ubwe yaregwaga yari afite ibyo akurikiranyweho nuko baramukurikira birangira bayobya baburi bamuri inyuma buriya se barayobye none se hari icyo babonye nagize ngo badunzeho barataruka oya barayobye hari ukuntu ukurikira umuntu atari we wagakurikiye yego nicyo twita kuyoba yego ariko aho twundi yatangiye ni nacyo giteye amatsiko urumva byatangiye bavuga ko hari ibyo akurikiranyweho ariko yari inkundura irimo covid irimo ambasade uyu munsi madamu Gashumba Diana wari umugaba w'ingabo irimo ibitaro bya gisirikare hari ibintu byinshi bihambiranyije bivuga ku buzima muri rusange yego ariko igikomeye kiri muri ibi nuko Sabe twavuga ngo yiswe izina ritari ryo nahoze mvuga ngo aze gushaka agatabaza mubaze ati umuntu yapfuye akazuka akazamurwa yageze hejuru we wazize iki ngo ntazagerayo nka kizira kuko inzira ibayemo urumva bose babirukanye babagize abantu batabaho keye baragaruka barazamuka nubwo umwe yazamutse yagerayo akagwa nzira urumva iminsi y'inyongeza niko imera niyo yibuka ya nkuru ya Ezekiyeli wo muri Bibiliya ngo bamwongeje iminsi ariko n'ubundi ngo acaho urumva iminsi y'inyongeza ntabwo wayirambamo nk'iyo wari ugenewe ni ya minota bongera nyuma ya 90 ya match ariko hari igihe itanga intsinzi yego ibyo nabyo reka tubyiteho ariko reka tuvuge ku kijyanye no kuba yagarutse kandi agasimbura uwo byavugwaga bumve neza ijambo byavugwaga ko mu bantu bari impamvu ikomeye ishobora gutuma Sabe ava mu kazi harimo minisitiri utaje yego niko byavugwaga bishobora kuba bye cyangwa ntibibe bye ariko byari rero cya kabiri muri komenti y'ibinyamakuru bitandukanye abaturage ntacyo bo babivugaho ariko abakozi abaganga hari komenti zitari nke bavuga bati kubwa binagwaho yaratwirukankanaga ariko nibura akagira uruhengekero inama y'abanaremye akavuga ibibazo abaganga dufite simbuwe aho kuvuga ibibazo abaganga bafite yavuga kuko bananiranye bakavuga bati nagende Sabe ni umuntu w'ubwaje ashobora no kujya avuga ibibazo abaganga dufite bidakuyeho n'iby'ubuvuzi kuko Sabe ni umuganga kurusha kuba umunyapolitiki yego aha nabo dushobora kugira impungenge niyo bitazamugora kuba umuganga kurusha kuba umunyapolitiki kandi yinjiye muri politiki ikindi kuba yari yaragiye agatete kakigira urabona bari baramuciriye yigiriye ku ijwi Butare niyo bari bamwohereje baramuciriye mu nduga bari baramuciriye mu nduga bamwe bakiva mu mujyi genda bamucirayo ariko nyine amahirwe ye bararokotse aragarutse abandi baciye inshuro nyinshi ntibagaruka ibi rero bishobora gusobanura iki bishobora gusobanura kuba hari umuntu wicaye akumva hari ibyo ari bukore mu buryo bwe uko abishaka akabikorera umukozi cyangwa umukoresha ariko wenda iyo hari ubushishozi navuga ngo yego urwego rugeze aho rutanga akazi ku bakozi ba leta barimo bashyirwaho n'inama y'abaminisitiri urwego rumaze gukura mu buryo bwa politiki gute se ubwo uko rumaze gukura niba abantu baje bakavuga bati sikozi atapfuye bamwice bamurangize abantu bakabyemera batyo ariko ntabwo birangira nyine bibaye hamwe ngo agomba yego hari abandi basigara inyuma bareba ese koko ibivugwa nibyo byabaye niba bitabaye rero turareba iki bakabyitegereza bakaza kureba nuko muri uwo mwandiko nyirabayazana akisangamo mu gihe bitandukanye nuko nk'ubu ngubu ushobora gusanga nk'umuntu wavuze ko Karugarama adashobotse bakamwirukana ariko Karugarama bamwirukanye hatarabaho uburyo bw'amagwamo ku buryo Karugarama Tarsise Karugarama wahoze ayoboye Minisiteri y'Ubutabera wamwirukanye hari hatarajyaho uburyo bwo gukurikirana abakoze amakosa ngo barebe yanganaga iki ese koko yariyo
uwe bamwirukana nyine icyo gihe kitaragera, ari nayo mpamvu yaheze inyuma ntagaruke. Bitandukanye n'ubu rero umuntu ashobora kufatirwiranye mu murenzi urugo, ariko umusanzu wawe mu buryo bwawe umugabo ngo aragaruka, ariko nyine agaruka bene ibyo byose biri aho ngaho. N'icyo abantu bavuga, andi makuru aba ahari nayo utazi ngo ateye ate, niba hatarimo gufana no kuba wenda ugiye yari yabazonze hakaba haje undi bati wenda turamara kabiri. Ariko abantu batandukanye abatwandikira, abo twabonyeho amakuru n'ibindi, baravuga bati Sabe usanzwe n'imfura. Yego. Azi gukoresha kuko nawe abakora. Uzange gukorana n'umuntu udakora birakagenda bihere. Yego. Arakubunisha. Yego. Hanyuma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibiganiro biri kubera i Nairobi bizamara iminsi 6 na Hoskov tugifite kuri telefone.